bakunzi ba Papa Sava rero imbere yanyu murahabona umwe mu bakinnyi b'imena yose ya Papa Sava. Tugize amahirwe yo kumubona kuri seti, turagira ngo tumuganirize bakwibwira aba bakurikiye. Murakoze, nitwa Umuhoza Sandrine, nkaba ndi umukinnyi wa filime ikinamico mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nimvuga hanze yarwo nimwumve ko mva mu Rwanda nkagenda hanze, ntago ayo mahirwe ndayagira, ahubwo ni kwa kundi dukinira filime hano mu Rwanda ariko zikaba zajya no hanze y'igihugu, nkaba nkora na dubbing. Ukaba ukora na dubbing. Hanyuma nk'uko twabivuze uri umukinnyi w'imena muri Papa Sava. Muri Papa Sava ukina witwa nde? Muri Papa Sava nyina nitwa Sasa. Ukina witwa Sasa. Yego. Sasa abantu bafite amatsiko yo kukumenya, ubundi muri performing art winjiyemo ute? Mbese winjiye ute muri ibi bintu bijyanye no gukina mu by'ukuri? Ibintu bijyanye no gukina nabyinjiyemo, ntabwo nahise ninjira ngo nkine, ahubwo nabanje gukora akazi, nza guhura n'umuhungu witwa Yannick, ni n'umuhanzi yitwa Yano, nuko mubwira ko mbikunda, nambwira ko ari byo bintabamo, ariko akaba afite ahantu we abyitoreza, kuko nanjye numvaga ari ibintu nshaka. Ndamubwira se wazanjyanye aho hantu, abaranjyanye aho hantu hari kwa Mama Nick. Mama Nick yari afite itsinda rinini ry'abantu atoza, ariko nyine akagira n'abatoza badufashaga. Niko natangiye nitoza, biza kurangira haje umuntu gukora casting, aba ampaye umwanya amarore muri filime ye, ngenda njya no mu zindi filime gutyo. Yego. Ngenda ujya no mu zindi filime. Ese ushatse kutubwira ko mu kazi k'ubuhanzi ukora filime gusa, se ukora muri filime gusa? Oya, Watubwiye na dubbing. Yego, n'ikinamico. N'ikinamico. Yego. Kuri dubbing wowe wagiye mute? Kuri dubbing hari théâtre twakinnye yitwa Ndabaga. Umudirector wari wayidirectinze niwe wari uri gushaka abantu bo gukora dubbing, arampamagara arambaza se Sandrine washobora dubbing, kuko nari nsanzwe nkora théâtre zo kuri radio. Ndavuga yego dubbing nayishobora kuko nzi no gusoma nihuta. Nuko nagiye gukora dubbing, yari filime yacaga kuri Star Time. Yagiye gukora dubbing muri filime yacaga kuri Star Times. Uvuze akantu gato uti nakoraga na théâtre zo kuri radio, zo wazinjiyemo ute? Théâtre zo kuri radio zo na marushanwa ya Art Rwanda nitabiriye, Art Rwanda ubuhanzi, nza no gutsinda. Nyuma yo gutsinda rero bagendaga baduha ibiraka bitandukanye, ni nuko bampaye ikiraka cyo gukora izo théâtre zo kuri radio. Izo kuri radio. Ariko nkawe tugereranyirize muri iyo urebye nka filime, ukareba dubbing, ukareba na théâtre zo kuri radio, umwihariko wari uwuhe? Cyane cyane turebe dubbing, turebe na théâtre zo kuri radio. Théâtre zo kuri radio, abantu bari kutuderanje barashaka icyo. Ariko nk'umuntu uri mu ikinamico isanzwe ku kabuga, ukaba muri filime ugakora dubbing, ukaza no gukora théâtre zo kuri radio, radiophonique, ubundi dutandukanyirize ya dubbing na théâtre yo kuri radio mu bitandukanya mute? Ubona bitandukaniye? Ahantu bitandukaniye, urumva dubbing ni filime ibikoze mu rundi rurimi. Tuvuga urugero nk'icyongereza. Icyongereza baragifata bagatranslatinga mu Kinyarwanda. Hari igihe usanga amagambo y'Ikinyarwanda abaye menshi kuruta y'Icyongereza, kandi uba ugomba kumekinga sure ko umukinnyi isegonda yatangiriye avuga n'iryo arangirizaho mugendana. Hari ukuntu rimwe na rimwe bigusaba gushyiramo speed nyinshi,
nyine ukaba uzi no gusoma cyane ku buryo ibyo bintu byose uhita ubihuza. Muri teyatere navuga ko teyatere radiophonique ntabwo ari ukuvuga ngo ugiye kugenda ngo usome wihuta, ahubwo ufite script yawe, niba ari mwiriwe ni mwiriwe, ntabwo ari ya hello dufite y'amagambo 2 na mwiriwe y'amagambo 3 ugiye kubihuza kugira ngo bingane. Ngira ngo niho bijya bitandukanira. Teyatere radiophonique ni ukuvuga ko iba yanditse ukagerageza guhuza amarangamutima n'ibyanditse n'abo murimo gukinana cyangwa n'urimo kwikinana. Yego. Mu gihe dabingi ari ngombwa yuko ugomba kwadabuta ururimi uri kudabingamo ku rw'igihangano cyari kirimo naho yuko amashusho agenda. Yego. Kugira ngo niyo mpamvu abantu bamwe bavuga ngo aba bantu barabizi ngo abandi ntibabizi, bakirengagiza ko hari igihe bisaba yuko noneho ahubwo amagambo nayarya kugira ngo hero uvuge mwiriwe. Yego. Abantu rero ntabwo benshi baba babizi. Hanyuma tubwire muri performing art ufitemo ibihe bigwi kugeza ubu ngubu? Tuvuge ibigwi, uratubwira uti naratsinze, nagize gutya na gutya, watubwira ko bimeze gute ibigwi byawe? Muri performing art rero navuga ko nagiriwe umugisha, ngira n'amahirwe, ndabishimira Imana, kuko ukuntu natangiye niga nabonaga rimwe na rimwe hari ukuntu nacikaga intege, nkabona ndize ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, nta n'urambwira ati basi ngwino hano turebe ko washobora gukina. Ariko aho naje gutangira kujya mu mafilme, nagiye njya mu mafilme anafite amazina. Nk'ubu nyitangira natangiye mpita njya gukinira uwitwa Natasha Ndahiro, nza kuvayo, nza muri Papa Sava, nza no kujya kuri filme ica kuri televiziyo y'igihugu ariyo City Made. Hanyuma naje no kwitabira amarushanwa ya Art Rwanda. Twabanje gukora amarushanwa ya mbere, nza mu 10 ba mbere batsinze, yewe tunagirirwa amahirwe yo kujya mu kintu cyitwa incubation, aho noneho twaje guhura n'abarimu bafite ubumenyi bwo hejuru nabo baraduhugura. Hanyuma mu minsi yashize Art Rwanda yateguye andi marushanwa, urumva byari maze kuba ibyiciro 3, iraduhuza. Uwa mbere yari kubona miliyoni 10, icyo gihe nabwo naratsinze. Urumva rero ni ibintu byo kwishimira cyane. Ndumva ibintu bimeze neza. Yego. Hanyuma muri gutegura twe twenyine. Yego. Yego. Hanyuma ubundi wisanze ute mu mivugo, mu busizi, muri iyo nganzo y'imivugo, kuko ntabwo wahatubwiye hejuru mu nkaho ari ibintu byawe? Yego. Ndi umuntu ukunda kugerageza ibintu bishya, kandi uba wumva ko ikintu cyose kinanira kuko nakigerageje. Apana ko umuntu ambwira ngo iki kintu se ngo wagikora, nkahita mvuga ngo oya, icyo kintu sinagishobora. Ni muri urwo rwego Papa Sava yanyandikiye ambwira ko afite projet yitwa twe twenyine, ambaza niba nashobora ibintu by'imivugo n'ubusizi. Namubwijwe nambwaye ngo ntago ndabigerageza, ariko nabishobora kuko mu gufata mu mutwe ndiyizera cyane. Ni mwubwo buryo rero yamereje script ye, bibanza no kungora kuko twararepese kenshi gashoboka, kuko wasangaga nk'uburyo ngiye nagiye nkafatamo script ukuntu ndi kubimanuka atari ko twagakwiye kubivuga. Ariko nyine yagiye amfasha cyane, ngerageza kubishyira ku murongo, mbihuza n'amarangamutima, twe twenyine tuba turayikoze. Ariko ngo ntago twe twenyine yoroshye. Ntago yoroshye. Uyikora mute rero, impamvu muvuga ko itoroshye? Impamvu twe twenyine itoroshye, urumva tuba tumenyereye script zisanzwe, abari mwiriwe, amakuru, wenda ushobora kugira dialogue ndende ariko uba uyivuga mu buryo bwawe. Ushobora no gufata ijambo wari ufite ukarihinduramo irindi bijya gusa, ariko iyo bigeze kuri twe twenyine aba ari umwihariko, kuko niba bakwandikiye 50 ugomba kuvuga, uyizana kwa kundi, ntacyo usimbutse, nta n'icyo wongeyemo. Kandi ibyo bintu bigasaba ko ubihuza n'amarangamutima,
ugakontorora n'ijwi ryawe mu buryo ubivugamo, kuko ntago nubwo ari imivugo n'ubusizi ukuntu Papa Sava yabinsobanuriye, ntago ari nk'uko umuntu ajya imbere akajya kuvuga imivugo ava ku mukarago wa mbere gutya amanuka, kuko nyine urumva ni ibintu tuba turimo gukina. Akenshi iriya ntitwita cyane cyane imivugo yujuje ubuziranenge bwose, dukunda kubyita spoken word, kubera ko urisanzura ukagera aho ngaho rwose, ukagira ushobora no kugira umukarago muremure, ahandi ukaba mutoya, ahandi ukadebeka, ibyo kwitirira, isanisha, utubeshuro ntibibe birimo. None ubu mugiye gukora izindi zingahe? Tugiye gukora izindi 5. Witeguye gutanga umusaruro uruta uwo watanze ubushize cyangwa oya, ndabyiteguye cyane yewe ndetse nkarenzaho, kuko noneho iyi twe twenyine turi gutegura noneho iri ku rundi rwego, kuko ubushize yari ntoya n'abantu benshi bagiye bavuga ati kano kantu muzagerageze mukongere. Rero na script ubu ngubu mfite iruta y'ubushize, bivuze ko n'umusaruro mfite gutanga ugomba kuruta uw'ubushize, nyine imbaraga zigomba kuba nyinshi, kuko n'ubundi repetisiyo ziba ari nyinshi, umwanya dufata wo kurepeta uba uhagije ku buryo iyo ugeze kuri seti ubasha kuderivaringa ibintu bya nyabyo. Yego, nitwe twenyine, ni Papa Sava n'ibindi bihangano. Hanyuma muri Papa Sava rero mugiye kuzuza 1 miliyoni y'ababakurikirana, aba subscribers. Niki wasaba cyangwa wabwira abafana banyu? Ikintu nabwira abafana bacu ni uko batahisemo nabi. Kuba yarakanze kariya kantu ka subscribe yahisemo neza, kuko Papa Sava iri muri filime zigisha kandi zikina ubuzima bubaho twese tubayemo bwo muri iyi minsi. Rero kuba yaremeye kudukurikira rwose yarakoze cyane, message zo turacyazitambutsa, kandi ikindi ntabwo duteze kubatenguha. Mboneraho mbwira n'abandi, miliyoni ntabwo iruzura, nubwo igiye kuzura. Umuntu utarakora subscribe rwose wakanze kuri subscribe ko nta kintu bitwaye. Reka tukubaza dusoza, ariko ni nk'akantu gasekeje cyangwa wenda kari bukugireho ingaruka. Yego. Ni sene waba warakinnye ukabona igezeyo rwose abantu barayikunze ku rwego rwo hejuru, ariko inyuma yaho ugasanga iragenda ikwafekita wenda uko abantu bakuvuga? Ni sene twigize gukina. Icyo gihe nari nahuye na Papa Sava, arantereta ngira ngo ni umusore, yewe njya no kumusura. Musuye nsanga afite umugore ari we Mama Sava, noneho Mama Sava twariganye. Icyo gihe bituma Mama Sava yahukana. Ibintu byambayeho ntabwo ari iby'i Rwanda. Naragiye abagore hariya barantuka, baranyanga, kugeza ku rwego nagiye natashye ubukwe, nkajya mbona umugore ari gukomeza ncunga, nakatahariye umugore akankurikiza amaso, ndavuga se uyu mubyeyi turaziranye byagenze gute? Nibereye aho ngaho, bigeze nka nimugoroba, kuko twe twabutashye kuva mu gitondo mu gusaba no gukwa. Wa mubyeyi araza aranyegera ngo sasa bite? Ndamubwira ni byiza. None se kuko witonze? Ndamubwira se mubyeyi uragira ngo mbigenze gute? Ngo nakwangaga, ngo nabona buri agashizi k'isoni, ngo buriya ngo nagucunga ngo utaza kunyegerera umugabo. Nyine icyo gihe nibwo nyine byabaye nk'ibinushaho, ariko nanone ku mukinnyi umenya ko watanze ibintu bya nyabyo, kuko nanone iyo ukoze ikintu nk'icyo ngicyo, iyo ukinnye nka sene nk'iyo ngiyo, abantu nyine bakayifata nk'aho iri aho ngaho. Of course nk'umukinnyi nyine ntabwo uba watanze ibintu wagombaga gutanga. Yego, tukwifurije amahirwe masa no gutera imbere biruseho. Murakoze cyane.